ushobora kuvuga uti none se igicumucumu ko ahubwo gihe narinzi ko ari umuti mwiza cyane uvura abadamu ifumbi. Nibyo rwose pe, ni umuti mwiza cyane kuri kino cyitwa igifumbi, ikiryi, ibi bintu biba bigongera mu nda z'abadamu, kumva kiramuhambiriye mu rubavu kigana mu mugongo, cyangwa kumva mu kanya kiragongereye cyituye mu nda. Ibyo byose igicumucumu kirabivura. Nongeye kuguha ikaze nshuti muvandimwe wahisemo kubana nanjye muri iki kiganiro, kandi nejejwe cyane nuko wishimira ibiganiro byacu. Imana iguhe umugisha. Nkuko bisanzwe ni Proficient Muganga Kayitare, uwo musanzwe mubana mu biganiro bijyanye n'ubuzima, ibiganiro bijyanye no kwitungira amagara mazima, ibiganiro bijyanye no kwiga imiti yoroheje dushobora gukoresha mu ngo zacu, cyangwa se kwirinda indwara zitagombye gutuma tujya kwa muganga. Ibyo rero bikaba ari byo bitumye nongera kugaruka imbere ya kamera ngushimira nawe ko wahisemo kubana nanjye. Imana iguha umugisha. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikimera gitangaje kimaze imyaka myinshi abanyarwanda bagikoresha cyane, ariko nanone dukeneye kongera mu buryo bwa siyanse kucyagura no kureba ibintu gifite cyangwa se amabanga akirimo benshi batajya bakunda kwitaho. Mbere yuko dukomeza, reka tubanze dusenge. Urakoze cyane Mwami Imana yacu waremye ijuru n'isi n'inyanja, tugushimiye ko natwe waturemye ugashima ko dushyira ku isi ku mpamvu zawe, kandi koko nk'uko mu Byahishuwe igice cya 4 umurongo wa nyuma bivuga, ni uko ari wowe wabishimye, niko wabishatse, uhabwa icyubahiro. Rero tugarutse imbere ya kamera tugiye kuganira n'abana bawe, tuvuga ku byiza washyize mu byaremwe n'umumaro bidufitiye. Ndagusaba cyane kugira ngo ubwo bumenyi n'ubwo bushobozi washyize ku isi uduhe kubukoresha, kandi imitima yacu uyihe kunyurwa no kunezezwa n'uko umurimo wawe utangaje, ndetse dusabira abarwayi kugira ngo bahe gukira. Mu izina rya Yesu ubahagurutse, abananijwe, abarembye, abafite ibibazo bitandukanye babera igisubizo. Twese tukugireho umugisha mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi ndifuza ko tuganira ku kimera cyitwa igicumucumu. Igicumucumu ni ikimera abantu benshi bazi kandi bagiye bakoresha. Amateka agaragaza ko nko mu Rwanda igicumucumu kimaze imyaka irenga 400 kizwi. Ubwo rero ni ikigaragaza yuko ari ikimera gifite amateka ya kera, yakagombye kuba inarenga, ariko bigendera ku nyandiko, kubera yuko kera kwandika no kubika amateka bitabaga biriho. Ni nayo mpamvu tunezezwa cyane nuko Imana iba yarashyizeho ubu buryo kugira ngo abazadukurikira babe bashobora kubona, kumva no kugira ibihamya bigaragaza uburyo umurimo w'Imana umaze imyaka myinshi uriho kandi utangaje cyane. Nshuti muvandimwe, igicumucumu nk'ababyeyi bakuze cyangwa se abakecuru baba bakizi ku ndwara cyane cyane iz'abadamu n'iz'abana, ariko nawe ndagira ngo wumve uburyo iki kimera gikungahaye ku bintu bitangaje. Icyambere, iki kimera gifite ibyo twita antioxidant. Antioxidant twagiye tubasobanurira ko ari ibinyabutabire bituma umubiri w'umuntu ugira ubushobozi bwo guhangana n'indwara, ariko uturemangingo cyangwa se utugirangingo tw'umubiri ntitube dushobora kwirwanya ubwatwo. Hari indwara nyinshi ziterwa n'uko umubiri w'ubwawo wisubiranyemo. Icyo gihe rero iyo ufite antioxidant zihagije, umubiri wawe uba ufite ubushobozi bwo gutuma ibibazo nk'ibyo bidashobora kubaho. Ikindi kandi iki kimera gifite ibyo twita anti-inflammatory, ni ibigabanya uburibwe n'ububabare.
kandi bikaba binabyimbura ahantu hose habyimbye. Wenda nk'urugero wakoze impanuka, waguye, ufite uburibwe n'ububabare ahantu, ufite kubyimbirwa gutandukanye kwabayo bitewe n'ikintu cyagukubise, iki kimera rero gifite anti-inflammatory nyinshi ku buryo zishobora gufasha umuntu kwirukana no kuburizamo ibimeze bityo. Iki kimera kandi gifite antimicrobial. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. Niba gifite antimicrobial bivuze ngo indwara zose ziterwa n'ubwandu bwa za mikorobe gishobora kuzivura. Kandi iki kimera none kikaba gifite antibacterial. Indwara zose z'ama infection zishobora kuvurwa hakoreshejwe iki kimera, by'umwihariko ama infection yo mu nzira y'inkari cyangwa se mu gitsina. Iki kimera kandi ni anti-ulcers, kivura ibisebe byaba iby'inyuma n'iby'imbere mu mubiri w'umuntu. Iki kimera bitewe n'izi ntungamubiri gifite cyangwa se ibi binyabutabire gifite, hiyongereyeho ama essential oils. Essential oils ni amavuta ariko ahumura ameze nk'umwuka cyangwa se ameze nk'impumuro nyine, by'umwihariko iyitwa steroid glycosides. Iyi ni essential oil ikomeye cyane ishobora gutuma umuntu avura indwara z'uruhu n'ibindi bibazo byinshi byataka uruhu, harimo ibimeme, harimo n'izindi ndwara zifata mu birenge. Ndagira ngo rero nkumenyeshe neza yuko uramutse udafite iki kimera cyitwa igicumucumu iwawe, byakabaye byiza ko guhera uyu munsi ugihinga. Ntabwo bisaba ibintu byinshi cyane. Ushobora no gufata ibase ishaje, indobo n'ikindi kintu, cyangwa ivaze ku muntu ufite ubushobozi bwo kuyigura, warangiza ugashyiramo itaka, ugashyiramo ifumbire, ugashingamo agati k'igicumucumu. Ntabwo bisaba kujya kugura ingemwe ahantu, ntabwo bisaba kujya gushaka imbuto n'umurama. Ahantu hose wabona igicumucumu cyiza, ushobora guca ishami ryacyo ukagenda ukarishinga ahantu mu itaka ryiza, ahasigaye ikimera kigakura kikaba umuti ubitswe iwawe isaha n'isaha ushobora kuwukoresha. Ndagira ngo nkubwire neza yuko kugira imiti mu rugo, kugira akarima k'imiti mu rugo ni ikintu cy'ingenzi ku bantu bitegura kujya mu ijuru. Byakabaye byiza ko iwawe mu rugo ugira ahantu ufite imiti, yaba ari akarima wateguye gatoya cyane, metero 5 kuri 5, 10 kuri 10 se, 20 kuri 20, nubwo zaba metero 2 kuri 2. Ariko rero ibyo utabishoboye no kwibarazi wawe n'ahantu mu gikari ushobora guhashyira amavaze cyangwa se ibijerekani bishaje cyangwa se amabasa ashaje, ugashyiramo itaka, ugashyiramo ifumbire, ukagenda ushingamo imiti. Ngira ngo nigeze mbabwira umumaro w'ikimera cyitwa peppermint cyangwa se mint. Ni byiza kugira nk'icyo kimera mu rugo. Umwenya, igikakarubamba, umuravumba, igicumucumu nk'iki, ni byiza cyane kugira iyo miti. Igicumucumu rero ndagira ngo nkubwire uburyo ushobora kugikoresha uramutse ufite ikibazo runaka. Niba wagize ikibazo cy'impanuka ukaba wituye hasi, wabyimbiwe cyangwa se ubabara, fata amababi y'igicumucumu nk'umukamato, yashyire mu mazi arengeye cyangwa se agereranyije, ucanire. Nurangiza uze gufata ya mazi amaze kuba akazuyaze n'amababi y'icyo gicumucumu, ubikandishe ahantu wagize ikibazo. Uraza kubona impinduka mu buryo bwihuse. Kandi nanone nubwo waba utagize impanuka ariko ukaba ufite ahantu ukunda kubabara, by'umwihariko mu mavi, mu bugombambari, umugongo, ijosi, mwirugu, inkokora, ibitugu n'ahandi, fata ya mababi y'igicumucumu yacanire,
kize mu isafuriya irimo amazi agereranyije, nurangiza wikandishe ayo mababi aho hantu hakubabaza. Nubikora kabiri ku munsi, ukabikora iminsi nk'itatu cyangwa 5 ikurikirana, uzumva impinduka ku buryo ushobora gukira nta na painkiller yindi ukoresheje. Painkiller ni imiti igabanya ububabare abantu benshi bakunda kwifashisha, ariko mu by'ukuri atari na myiza ko uyikoresha igihe cyose utanayandikiwe na muganga ku mpamvu z'uko nta yandi mahitamo ufite. Niba rero kandi nanone ufite ibibazo by'ama infection, by'umwihariko mwebwe abadamu, ukaba ufite icyo twita urinary tract infection, izo ndwara zose zijyanye n'ama infection y'abadamu yibasira imyanya y'inzira y'inkari cyangwa se igitsina, fata igicumucumu, usoroma amababi yacyo nk'umukamato, shyira mu mazi agereranije makeya ku buryo ucanira bikabira. Nibimara kubira, wa muti wakuye muri ya mababi y'igicumucumu n'amababi yacyo ubwayo yakandishe mu myanya myibarukiro yawe. Ufata y'amababi uyakandisha, ariko amababi umaze gukoresha ntuyasubize muri ya mazi. Nubikora inshuro 2 ku munsi, ntabwo uzabikora iminsi 5 ugifite ayo ma infection, ntabwo bizashoboka, uzaba wakize. Ikindi nanone kandi, kubera yuko igicumucumu ari antimicrobial, kishobora kuvura n'izindi indwara, by'umwihariko indwara z'amatwi. Ubwo niba ufite nk'umuhaha, niba ufite ibibazo byo kunuka mu matwi, ushobora gufata ya mababi wavanye mu mazi atetse watekanye, ukayakandisha ugutwi gutya gutya gutya, ariko ntuzakora ikosa ryo gukanda ugutwi umutwe uwucuritse utya. Uzabikora gutya, umutwe uwurebesha ahangaha, ikiganza kizaba gikanda nicyo uzaba urebeshaho umutwe. Niba ufite ibibazo by'ibisebe byo mu kanwa, niba ufite ibibazo by'ibisebe byo ku rurimi, niba ukunda kugira ibisebe kwishinya, ibyo byose ni indwara ziterwa ahanini na infections. Gerageza ufate wa muti ucaniriye mu mababi makeya nk'umukamato, ujye uwushyira mu kanwa ukaraze, cyo twita gargling, ukaraze, hanyuma ujye ubone umuti ukwiriye mu kanwa, ucire wongere ufate undi nubwo utawumira. Icyo gihe uzaba ushobora kuvura indwara zose zo mu kanwa kandi mu buryo bworoheje nk'ubwo ngubwo. Niba kandi ufite indwara y'igifu cyangwa barasuzumye ibisebe mu gifu, uyu ni umuti ukomeye cyane uzakuvura. Fata umukamato w'amababi ucanire mu mazi agereranije. Iyo tuvuze amazi agereranije, ni amazi atarenze aho ya mababi agarukira. Nurangiza uwuyungurure, unywa ari akazuyazi. Unywa agace k'itasi mu gitondo, wongera agace k'itasi ku mugoroba. Nuwunywa iminsi 5 ikurikiranyije, uzaba ukoze doze cyangwa se kire, kandi uzumva mu gifu horoshye, ndetse uzakira n'ibindi bibazo byinshi nk'umwuka mwinshi mu gifu cyangwa se kumva ugugara mu nda ntusonze, byose bizahita bishira. Niba kandi nanone ufite nk'indwara z'ibisebe by'inyuma, wenda ni igisebe kimaze iminsi, warakomeretse, cyarizanye, ufite ibimemese, ufite izindi ndwara z'uruhu, wenda uruhu rwawe ruriho ibintu by'ibibara, by'ibihushi, ibintu, fata amababi y'igicumucumu makeya nk'umukamato, yateke mu mazi arengeye ayo mababi. Nurangiza ya mababi uyavane muri uwo muti bidashyushye cyane, ariko nanone bitarahora cyane. Ubwo nuvuga ngo bishyushye ariko bidatwika. Uyakandishe muri icyo gisebe, uyakandishe aho hantu hafite icyo kibazo, cyangwa ya mababi uyaramburire aho hantu, hanyuma uzirikeho ka gozi umwanya mutoya.
minota 30 izaba ihagije. Indwara z'uruhu nyinshi n'ibisebe byo ku ruhu bizahita bikira mu gihe gitoya, nta miti ikomeye byagombye kugusaba. Niba ushimye kandi ukunze iki kiganiro ukaba unejejwe no kuzakoresha iyi miti, sangiza iyi video bagenzi bawe kugira ngo bazajye bamenya yuko Imana ivura kandi ko mu bimera harimo imbaraga y'Imana ikiza. Niba utaruzi umumaro wa kino kimera cyitwa igicumucumu, niba hari ibyo waruzi bikeya binyuranye n'ibi, niba wenda ibi nabyo wari usanzwe ubizi, bishyire mu bikorwa. Ikintu unezezwa nacyo ni uko mu bimera buriya harimo ibanga rikomeye. Uzasanga umuntu akubwira ati inyabarasanya yongera amaraso, undi akubwira ati ibyo nabyo narinzi, ahubwo jye narinzi ko ivura umwijima. Undi akubwira ati reka reka, jye ntabwo narinzi ko inyabarasanya ivura umwijima, ahubwo narinzi ko burya ivura igifu. Kubera iki? Kubera ko mu bimera harimo imbaraga y'Imana ikomeye cyane, idashobora kumenywa n'umuntu ngo ayirangizeyo yose. Ushobora kuvuga uti none se kwe ibi atabivuze. Urugero, igicumucumu ni umuti uvura indwara z'abana. Icyo mu nda, umwana niba afite icyo mu nda, n'ubundi uramutekera ukamuha gakeya akanywaho. Icya kabiri, igicumucumu ni umuti mwiza cyane ku nzoka z'abana. Ushobora kuvuga uti none se ko atabivuze. Ushobora kuvuga uti none se igicumucumu ko ahubwo jye narinzi ko ari umuti mwiza cyane uvura abadamu ifumbi. Nibyo rwose pe, ni umuti mwiza cyane kuri kino cyitwa igifumbi, ikiryi. Ibi bintu biba bigongera mu nda z'abadamu, kumva kiramuhambiriye mu rubavu kigana mu mugongo, cyangwa kumva mu kanya kiragongereye cyituye mu nda. Ibyo byose igicumucumu kirabivura. None se ahubwo waruzi ko igicumucumu kivura constipation? Niba umuntu atajya yituma, nakoresha igicumucumu kirahita kimuhambura mu nda yitume neza. Ahubwo se waruzi ko igicumucumu kizimya umuriro ku mwana wagize ibibazo by'umuriro bidasobanutse bitewe na za infection? Igicumucumu urakimutekera ukamuha yanywa, umuriro ugahita uzima. Rero igicumucumu ni umuti uvura indwara nyinshi cyane, kandi zimwe dushobora kuzivugaho, izindi ntituzivugaho bitewe n'umwanya muto iyi video iba igomba kumara. Reka Uwiteka aduhane umugisha kandi atugirire neza. Niba ukeneye ibindi bisobanuro cyangwa wifuza kumenya byinshi kuri iki kimera n'ibindi bimera, ushobora kwandikira Muganga Kayitare ukoresheje izo nomero zirimo zitambuka hasi kuri screen. Uwiteka aduhane umugisha kandi akugirire neza mu izina rya Yesu.